umva ubwire ibi byose umva cyamaye nka turabona turabona mari nka rero we jya mufate we ibi ni ibiki bigizwe natwe dukubitwa Juma umva Juma mari nka rero wa mukobwa wawe ubwo nturi inkunguzi uretse umva reka ibarize ibyanyu umva yamaye Umuhungu wowe ntago kuri kwanga byakurani wakurukaza ukamuhunga umva se uretse akumita amabuye uretse ariko atamuko umva se uretse yazakwita imbakazi nyine wowe tonde hari ikibazo yampaye muko komeza ibya ugende niba ari ko bimeze gende kuziriki yampaye baketse ko yamuriye n'ituru niyihangane kuko yamwakiriye mu ishyamba murakoze urakoze cyane Yes, reka nanone nongeye ngusuhuze kandi nguhaye ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndakeka ko mwari munkumbuye ariko uyu munsi noneho naje nje. Gahunda ni yindi nukora subscribe mukajya mubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe n'ikirose muri kumwe. Iyi ni MD Rwanda. Ubu ngubu muri aka kanya hari inkuru ngiye ku bagezaho cyangwa kubasangiza y'umuntu numvise ngo bari guserera hano hirya umukobwa n'umuhungu ngo bari kurwana mu ishyamba. Ngiye kukabuta cyangwa kuyikurikirana kugira ngo menye uko imeze. Icyo nkubwira no kugendana nanjye kugira ngo noneho uze kureba uko byifashe. Reka nzengereyo ndebe uko bimeze. Yes, bakunzi ba MD Rwanda, murabona ya miserero twayigezemo ariko ntago nahita ninjira gutya. Cameraman wowe isha kamera utsimbe kamera ubundi twikorera akazi kacu. Gusa naye nditsimba ntago njya ahantu hari amabuye batayantera. Bakomeje bakubana. Kaza twitsimbe cameraman tsimba kamera wowe tsimba kamera turasimbuka rimwe kwa rimwe. Ari hafi tasimbuka rimwe kwa rimwe. Murabona bari guserera se n'abagenzi barateretana ibintu ndashaka kubikurikirana kugira ngo nanjye menye muzi baviri muzi n'umuzingo yabyo. Shaka gabiki cyane no iyo muti amaye nkase turabonanye aramujweze kamera ave mu nzira batatugwira. Uriya muntu uriya mugabo wageze none ari kubokiza noneho kanze nanjye kiromba kize. Murapanze gahunda mu mushaka ko ashaka ko kuzana mu ishyamba uri igitabo. Mwapanze kuganira arangije kuzana no mu ishyamba. Azana mu ishyamba. Reka nanjye amakuru nyakurure. Gahunda ni yindi naje nje. Ikibazo cyabayeho nuko mwakunzi ba MD Rwanda. None se uyubona umuntu w'umusi. Kamera nkurikiza kamera. Twagiye. Rukubanga yajambaye bodaboda. Yes. Meze aganira hashatse kase ku buryo hanzana muri iri shyamba. Bakunzi bazane ni wari napanze se. Wari wapanze ku buryo hanzana ngende igitera. Ndije mwitonde. Umva se ko muri kurwana. Namwe mumva imbere. None se umva musore we kuki wazanye umukobwa hano mu ishyamba. Umva si umukobwa cyangwa se turabonanye. Umva we bite muri gupfiki jewe twapanze ko tuza tukaganira utakufuna amashaka twapanze ko tuza tugomba kuganirira hano hantu none we turabipanga turanabyuzuza ariko amagara ngo na hantu hazima kuzanya akakuzana mu cyambo kabanyuze uzi ko murakubita umuntu w'umugabo uhe mugabo cyangwa nimbwa y'ibere nese bundi juma wowe umenye no kuvuga ngo ngewe urumva ngubu umunyamakuru ubundi umukameramani wanjye ubu asigaye hari ahijya ku muhanda ngeze hano nsanga bafatanye barimo bararwana
bakunzi ba zone 250 nkuko bibona uyu mukobwa rero njye nageze hano nsanga uyu mukobwa arimo arakubita uyu muhungu ngo ikintu bari gupfa ngo nuko abanyamahane rero umukobwa ariko oya mwe mwitonze giye mwanze mubaze nimba n'amafaranga afite ngaho re ndabahunga giye umva kwimana mureke kurwana ngo ha jewe nako nabyemera kuba turi kuziriki umva mubwire wa mukobwa cyangwa imiyaga umva mubwire ibi byose umva cyamaye nka turabone nayi nkarero we jima mufate we ibi ni ibiki no bigizwe natwe dukubitwa nyina mpundeka nkwere Juma umva Juma nayi nkarero wa mukobwa ubwo nturi inkunguzi uretse umva reka ibarize ibyanyu umva yamaye wa Mungu wowe ntago kwirukanka byakurani wakwirukaza ukamuhunga umva se uretse akumita amabuye uretse ariko atamuko umva se uretse umva se kigakora abantu umuntu ikamubwire umva ndekura nawe ndekura umva se Juma ntabafasha mutavuna bati abana umva se ako mukobwa umva se uretse ariko ndekura nawe ndamaye nkase akwitondesheje ibintu bikimwe akabyangwe none natanze nkuru nyinshi abantu ntabwo bari kumfasha Juma hagarufa ndamaye kurwana nawe reka komeza kurwana ubundi nkamwe ninde wabazanya reka komeza kurwana si umukobwa ubone ntiyasaze ubundi wari ibiki mumbanya mumusazi noneho reka tubanze tubakiranure munyiranure mundeka nkwe reka tubakiranure tujye mu muhanda bakakugunga tonde oya njyewe ndamaye ntabwo nabyemera mva muhungu ubundi wowe bite namubwiye ngo aze tuganire noneho ashaka kuzana kandi umunsi ndi umuntu wa feke yewe noneho tupanze aho tuganira arabyanga nese kuki mwaje mu ishyamba ngaho da impamvu twaje mu ishyamba umuntu amujyana ashaka ko niho twe twapanze waje mu ishyamba mwabivuganye cyangwa twe twarabivuganye waje wambe kamambiri impamvu nambe kamambiri nuko niwe hano hafi hano hafi so tuyana hafi warambwiye ngo tuyire hagaramo hagati atuye mu mijyi iremera tuyiremera Bese yo kwa mubiri kiroso ntabwo namubiri hari ikibazo nabajije uyu mukobwa yego uyu musore ko tuvanyara mu ishyamba nabasanzemo yagusambanyije oya ntago yatamane nuko nanjye ndabona wirwana none se mbata gusambanyije ukaba reka ase muhu ikirayo nawe wowe ntago wowe barimo baraguhondagura yari mari kumbeshyira ese wamukoze ibiki ubundi nta kintu namukoreye rwose kuya ngo sari gutse byagenze gute cyo twapanze ko tugomba guhurira ahantu tukaganira dupaka ko tugomba guhurira mu ishyamba kubera ko ari naho nuri hano hafi arangije we arabyanga ariko yakomeje gukomeza ku kintu kijyanye ngo wambaye bodaboda ngo wamuzanye mu ishyamba cameraman aturebere kuki kandi kumujyana mu ishyamba yambaye bodaboda twahuye nambaye neza mota ndebere umutipe wasohokanye undi oya yambaye kamambiri oya ntabwo yasohokana icyuki icyane icyuki niyo mpamvu cyamusuzugwe dore cyambaye inkweto z'abamasayi undi yambaye kamambiri zo mu Rwanda ntabwo byavamo kuvuga yuko uyu mukobwa impamvu yasuzuguye uyu musore kuko yambaye kamambiri kamambiri ntabwo ari bodaboda zirahenda ese mukobwa n'iki wamubwira wowe oya icyo namubwana yihangana yemera abagabo bafite agaciro oya nta gaciro ufite nyine ubwo niwe witesha agaciro kuko wemeye wambaye kamambiri ukomeza kurwana noneho urabona bari kurwana we uyu mukobwa ari kurwana twaketse ko yamuriye n'ituru ntiyihangane kuko yamwakiriye mu ishyamba murakoze urakoze cyane Juma gereka nkubwira ibi bintu ntabwo ugiye nawe bivamo none se turajya kubakiza ngiye ikibazo cyamaye nka se umukobwa urabona uyu mukobwa ufite umuhungu ngenda kwita ubundi we mureka Juma ibi bintu ntabwo ugiye ntabivamo itonde mu ndakure byamuneze umva mubwira mukobwa yanze kumureka Juma fata
terura ugena be ntago namubasha cyose usukarimo namunika mani wa muhungu we ntago uzi kwirukanka wowe ntago uzi kwirukanka to ramura wajya n'iki we umva umva mubwire ngaho twubaye basi twebwe twubaye twubaye basi twubaye umva nyine mubwire twubaye hasi ndebere nakabya we se Jamwe nka se turabonanye. Gese njya mu myumba. Nyina hara se najya mu biho. Vayo dusobanura ko bimeze. Vayo. Wowe bitonde bikomeza kurika. Muri kwanga. Nimba umuntu abakijije wowe urabona uramukobwa. Unazura urakomeza wirukanka nawe bigere ryari. Wowe icyo wumva uri bukore ni iki? Cyo numva ndi bukore nuko ngiye nanye mu rukundo ngenda ahitamo kwigendera. Neza urabona urukundo rurimo ukuntu muri kubana. Reka yari yambwiye ko tuzakundana. Ndamwereka nta inka rero urukundo cyangwa ibintu turamenya ari biki umva se umukobwa wagabarije amahara hoya ngenda mwereka isomo ku buryo n'umukobwa wese wowe reka mubwire wowe reka mubwire wowe nta kibazo ufite nta kibazo mfite ko yambwiye ko tugomba kuba inshuti akanse urukundo nanjye ndarumwemera none naje kumutembeza hano mu ishyamba arabyanga kandi umutembezaga mu ishyamba se ningagiye wa mugani cyane ese ko twari twavuganye umuzaza mu nkuru ngenda nayo ko turaburire umva turagira ngo dukemure ibibazo kiroso ndabizi uri umunyamakuru sibyo wasikaye ndagira ngo dukemure kino kibazo mu Rwanda tumenye uko ikibazo kimeze wa mukobwa we ushobora kundekura nawe okay nakurekuye ariko umva se hoya wirwana ndakurekura ukajya kurwana nicyo kibazo Juma uyu mukobwa rero jewe ndabona sinzi ukuntu nimba no kwihangana byamuna wewe kwihangana ntabwo byakunaniye reka yazamenyera oya wirwana n'abandi bo none siyo umva ngubwiye nawe mumveho Imayi se turabona biskora ibintu ndabona umva hagarara nkubwire basi giye nyumva kandi giye hari ikintu dupfa hagarara nkubwire hari ikintu dupfa Juma mfasha umva giye hari ikintu dupfa akoreka kurakara ubundi giye urandakarira ikibazo dufite hari ikibazo dufite kare kuri utamweretse yazakwita imbwakazi nyine wowe tonde giye hari ikibazo yampaye muko komeza ibyawe ugende niba ari uko bimeze gende kuziriki yampaye jewe ngo va mu nzira da ibintu nibyo umva Juma mufate nayandere mu mukobwa naye biri kubihandiza turane mu muhanda n'imodoka zitaza kutugonga cyane mu moto mugabanye intuza amahanga sibyo reka nimba ikibazo mutwe tugikemura siko bimeze niko bimeze no kuganda imeze sibyo none se ikibazo ufite uyu muhungu nuko yagutembereje mu ishyamba cyangwa nuko yagusambanyirije mu ishyamba icyo kibazo maye nka cyuma bakubita wenyine ndagutabara iki moto ziri moto wewe kwirukanka byakunaniye ntabwo kwirukanka byakunaniye maye nka bamufashe mu mashati nawe acha mukobwa uyu muhungu kuziriki umva wowe fata inzira wirukanka ugende uva mu nzira uhunguye umukobwa urabona umva kiroso cameraman uriya muhungu ni uteje ibibazo irukanka umva mukobwa iruka umva irukanka umva tuvuga irukanka muhungu cyaba bakombe n'umutwe umukobwa reba ibuye yafashe irukanka takomena umutwe nawe dore yaguhunze mwihorere cyane ibyo ntuzo tarimo kubita yaguhunze murekera aho ngaho sibyo bwanamwe mucishe nawe yewe turagiye ahubwo mutawe reka nkubaza akantu gato none nitahire reka nkubaza akantu gatoya ariko gituza ubutse twebwe hari kibazo dufite wese tukaganiraho gato hari ikintu ngiye kukubaza cy'amatsiko sibyo uriya muhungu niki gituma urimo warakaye gutya bigeza aho yakurakije gutya bigeza twe tubwize ko nyewe twahuriye ahantu mu Kiyovu hariya hafi ni Remera duhurira ahantu twagiye mu kirori araza nyemera ambwiye ko ari umutipe urenze ngo ngwiki n'abaganga ashaka ko duhura ngo tuganire mu guhura angira ngo ni n'ahantu hazima yereba ahantu yanzanye yajyandi ingagi cyandi igitero none se ikibazo nyamukuru mwapfuye ni hano mwahuriye cyangwa hari ikindi mwe mufitanye nuko ikibazo ariko yanzanye mu ishyamba wagira ngo n'inoza nagakeneye ko abantu bambona yagusambanyije cyangwa mwabikoze wenda niwanyurwa kuko ari mu ishyamba wowe nakubwiye ngo wowe ngaho umunyamakuru ari kuzira iki twebwe kwa twemeye kutuganiza watureze nkora ko nsakuriza okay
ho ikibazo n'imbwa nuko adatinyuka yarangiza akifata agashaka gusambanyiriza n'umuntu mu ishyamba. Ubwo se mwaba mwasambanye kuko mwaba muri sheri ubundi mwaba mwabyumvikanye. Turi sheri se ntago twari turi sheri. Akaba yamubihirije akaba bashwane mu ishyamba. Reka bwa mbere abanza natwemere mwabikoze mu ishyamba nta kibazo. Naribe. Mwabikoze? Yego. Ariko ntango wanyuzwe kuko mwari muri mu ishyamba. Oya n'imbwa ntago nabyo. Ambo. Wabyumvise. Burya kubaza bitera kumenya. Ikibazo nanga ikibazo cy'uko umusore yaje yambaye bodaboda, ahubwo ikibazo nuko umusore yashatse kubikorera mu ishyamba, umukobwa ntiyanyurwa. Rero reka nibarize n'aba bakobwa bari ahangaha babonye ukuntu bari kurwana. Muretse kugenda ko muriruka mujya. Mwiriwe. Mumeze mute? Gisawa. Makuru yanyuze. Mubonye bano bantu bari kurwana uri umukobwa n'uri muhungu barimo barwana. Mwebwe mwabibonye gute? Nje nabonaga barwana ntago narinzi rwose bijya mbere gusa nabonaga bari kurwana nyine ukuntu wagira ngo nyine ntago bumvikanye sinzi ibyo bapfaga ngo yabimukoreye ngo nimba atabimukore neza sinzi nge uko mbyumvise ariko ngo byanga bikunda ngo n'ahantu bahuriye no muri iri shyamba ngo nicyo bapfuye wowe nkawe ku giti cyawe wowe ubona wapfa n'umuhungu guhurira ahantu n'ahangaha cyangwa kuba mwakorera ahangaha mukabishwana rwose twahahurira bikaba byiza ariko ntago twabihakorera rwose ngo twumvikane ariko ngo hano ngo muri ikaritsiye hari ikibazo cy'uko ngo abasore babarongora ngo nimunyurwe nk'uyu mukobwa mubonye intambara asoje ngo nuko babikoreye hano mu ishyamba ngo nyanyurwa mukobwa yigera hino utubwire ese koko kubikora ni nimunyurwe bituma murwana hari icyo muba mubura mu buzima iyo babikoze nimunyurwe bagera harwana nanjye hari wari wabigukorera n'unyurwe Kareka. Buri gihe babikoze uranyurwa. Impamvu warwana ni yihe se wowe uvuze ngo wowe nawe warwana ubishimange? No sibwo yabanzanye ahantu ari muzima. Reka ntago ntago nanjye ndigagi pe. Ubishatse kuvuga ngo urabona uriya muhungu afite ikibazo. Ikibazo mu mutwe ngo gikomeye. Umuntu akazana ngo umuntu aramusohokanye nuko akunda umuntu akubwira ngo nkujyanye ngo ku mazi. Yarangiza akakujyana ku mazi munsi y'urugo ngo na amazi ngo wayabonye. Nese ubu ngubu iri shyamba warangiza ukezana umuntu ugashaka no kumusambanya noneho nawe ngo ntiyanyuzwera. Hanyuma abakobwa dufite ikibazo cy'uko abasore mukundana nabo bari bafite ubushobozi bukeya urebye n'ahangaha mutuye ni ahantu ubona ko hakiri kuziterambere n'abasore baho baba bataragira amafaranga ahagije niyo mpamvu iyo basabye ko mutemberana babazana ahantu nk'ahangaha hano nanga ari ku Kivu nanga ari ku kiyaga ko mutembera ubuzima bwaho mutuye mamujya ngo babajyane kure kuki mutanyurwa n'ibyo mutunze hano cyangwa se mutanyuzwe naho mutuye mushaka kujya ahantu hari amazi magari niki bivugaho nase we kubeke aza yiyemera yidunda ndetse yajya kuyavaye n'udukweto kajyana umutipe muzima yambaye kamambiri yambaye nka kamambiri none wenda yari no kuvara akambara neza akifunga kugira ngo batamunyuzamo ijisho agatira utwenda twiza tizima n'inkweto agatira agashaka uko yigenza nyine kugira ngo batamunyuzamo ijisho ikintu bapfuye nimba babajije no kucyumva ngo nuko umukobwa atanyuzwe kuko ngo babikoreye mu ishyamba wowe iyo babikoreye mu nzu nibwo unyurwa cyangwa aho babikorera hose kubera umutima mwiza wanyurwa oya ntago nanyurwa bitewe n'ahantu turi umukobwa numvaga avuga ngo imibungu iri kunjya ngo yabagango gutya ngo ngumva umubungu urandiye ese koko nawe ushobora kuba wabikorera ahantu udatuje kuko nunyurwe nibyo yego ikindi nanone ahantu hadutuje ntago nanyurwa ikindi nanone nyine ntago ngiye mbikora ariko nyine ndamutse mbikoreye nanjye sinanyurwe rwose ikindi nanone mbaze nka mugenzi wanjye numwe mu mugenzi wanjye hari abasore baba bakiba iwabo cyangwa baba badafite ubushobozi bwo babajyana nko muri shambure cyangwa muri rogi tubari ko tubivuga ariko mukaba mukundana cyangwa akavuga ati reka twiranje tujye mu ishyamba wenda kuko batari butwishyuze cyangwa tujya ahantu hiherereye mwiyeranje ubwo nk'uwo mukunzi umufite cyangwa nk'uwo mushiri umufite adafite ubwo bushobozi wowe n'icyo wamufasha kandi akaba akeneye yuko muri buze guhura gusa ku buryo twahurira ahantu nk'aha mwashaka ahandi hantu rwose ariko hatari mu ishyamba nyine ubwo bushobozi atabufite se none wabura ubushobozi ukabona ubushobozi bukuvana hano ukakuzana muri iri shyamba kugira ngo ariho mubikorera kandi yavuze ko atuye hafi ahangaha atuye hafi aha nyine yashaka inshuti ye ikamutiza inzu ariko ikigaragara mwe wowe ushobora kuba ubikorera muri rogi yagiye ntaho mbikora okay reka dusoze ikiganiro cyacu dusoza ikiganiro cyacu twari turimo tuganira nande
Amazina turi kuganira. Abo turi kuganira. njye nitwa Ishimwe Giselle. Umukobwa igira hino ese ko watinye. Ese ko afite amasoni. Wowe witwa nde? agasaro keza ke agasaro keza Agasaro keza. Gasa ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 15 15. None se Gasa mu myaka ya 15 wenda mu byo ugenda ubona wowe niki bigenda bikwigisha cyangwa ugenda amasomo ugenda ukuramo? Ibi bintu niki wabivugaho bibaye akakanya? yego reka nge nago banza naho hantu mzabyemera Ariko bakujyanye mu rugo wakwemera? Ari nko mu rugo cyangwa muri ghetto yo wajyayo? ntago najyayo naho. Ese Agasaro baramutse umuhungu akwamagara ko ati nsanga ngaha nushijeho brusheti hariho agafi cyangwa se hariho ibirayi utuntu nk'utwo ngutwo nsanga ngaha dusangire nta kibazo hatari mu ishyamba. Agasaro watera intambwe ukajyayo kuko waba wumva ko ari ahantu hari VIP? najyayo. Wajyayo. Icyo mwanga hano ni mu ishyamba. Oya hari ishyamba riba ari ryiza. No kumubaza akabazo k'amatsiko. Dusoza ikiganiro cyacu ikibazo cy'amatsiko. Gasa wajyayo muri ghetto y'umuhungu mu myaka ya 15 ufite nawo bayihatanira ngo ni 10 ngo niye. Ngo niye mu myaka yawe 15 yawe bwite ufite ukajya muri ghetto y'umuhungu akajya kukwakira cyangwa ukajya no kumusura. Ese bibaye ngombwa yuko akubwira ngo muryamane wabyifata mute cyangwa agashaka kugufata? Ntago nabyemera twase. Wagezeyo? Buso ntaho nageze ntago nagerayo. Kubera iki se kandi uvuze ngo wajyayo? Yose ko yamagaye ngo tujye kurya nasanga atari biryo nkahita nigende. Ibyo wahahise akinga. Oya. Kiroso. Ubwo yagwamagaye ngo bigende gute? Bamagaye ngo tugende turya. Ibyo wahashye? Okay. Jima reka wenda tunyarukire kuri uyu mushiki wacu. Bagira inama urubyiruko ruhanze. Urubyiruko ruhanze hanga. Yes, inama cyangwa n'ibitekerezo kuri mu byo mumaze kubona n'amasomo mwebwe mukuye mu bwanyu wenda ku byo mumaze kubona. Nyine no kwirinda kujya ahantu hose tubonye cyangwa se gupfa kuhajya utazi n'ikikujyanye. Kuko nyine nguko ashobora kumamagara ngo tugiye kurya ugasanga ntago ari ukurya bese kujyana muri rogi ku buriri. Ariko ngo muri iyi minsi ngo hari ikintu byita ngo kurya abana. Kurya abana nyine. Kurya brusheti ngo nabo bakujya. Yego. Uri kuyirya ubwo nyine uramwishyura ayo mafaranga kuko si wayatanze. Rero nyine inama natwe twabagira natwe bwacu ni ukujya nyine twirinda guhubukira kurya ibintu kandi utishyuye cyangwa se wabirya ukamenya nawe ingaruka zabyo nyine ukora bigenza. Okay, murakoze cyane ku kiganiro cyiza tubashe kugira namwe kumwe na Kiroso. Iyi ni MD Rwanda ndetse